kandi kinagira ngo ntangaze mbwire n'abantu none se ko bafata za miliyoni bakazishyira abapfumu leta rero nitangire yinjire no mu bapfumu yinjire mu bantu bose kuko niba ruko bimeze hari uburyo ariko uburyo nabyumvise n'ibice nka bibiri igice cya mbere ikitemewe kubwira umuntu igiciro cy'amafaranga muvuga ngo umuntu atura abikunze abishaka ntabwo mubwira igiciro cy'amafaranga rero aho ngaho Yongwe kwakira ituro arabyemererwa nka pasitoro yimbitswe ubwa mbere yasotse mu itoro rya DPR yimikwa na Bishop Yongwe Constante niwe wamwimitse ku pasitoro yimikanwa na Rugagi umunsi wa none nawe Bishop n'ubu witwa Apotre Ngarambe Aimable hanyuma icyo twemera cyo amaturo ni ikintu cyemewe Apotre Joseph we yarasabye ituro ibintu n'amategeko ya Bob Ndabona rero ngo Yongwe muri kubona ku mashusho ni Yongwe ugaragara yambaye ibintu Yongwe usa nkaho ufite icyizere nyuma yo kuburana Yongwe rwose aho reba nawe ni Yongwe muramubona ntabwo yavugaga ati aba n'abakristo banjye uyu munsi wa none nibamuhindutse ntabwo rero si igitangaza ko umuntu yaguhinduka mwarasangiye numvise ko hari nabo yagaburiye umugore we yagaburiye abana bahaga amazi bagakaraba bakabasasira byanjye Yesu yarabyikoreye watigeze gukora icyaha na kimwe amwegera ndasenga ibyo twatekerezaga ntabwo ariko tubisanze suri gatoya naje mugiye mvuga ibintu ngomba kongera nkayibura nkumva ko nabivuze neza uzagira inkuru rwa Apotre Joseph mu by'ukuri ngenda avuga iby'igipasitoro ntabwo ndivuga iby'ubucuruzi ko ariko ijambo ry'Imana ryemerera umushumba wese kwakira ituro cyangwa se amaturo ari mu buryo bwinshi icya mbere hari amaturo y'ishimwe hari amaturo ya mutima ukunze dutura mu rusengero ayo ni amaturo ari rusange icya kabiri hari amaturo yitwa icya 10 by'umuntu yungutse icya gatatu hari amaturo y'ishimwe igihe wari urwaye cyangwa se hari ikintu Imana yagukoreye hanyuma noneho ukaza mu rusengero ugashima ariko muri uko gushima ushobora no gushimira uwagusengeye ku giti cye ari ngombwa mu rusengero iyo dusomye mu rwandiko rwa mbere rwa Samuel ibice 9 hari umugabo witwa Sawuli yagiye gushaka indogobe za Sekishi azibuze hanyuma ahura n'umugabo mu mudugudu umwe aramubaza tese na ndogobe mwamboneye aravuga ati ntazihara ariko muri uyu mudugudu harimo umuntu w'Imana hanyuma Sawuli umugaragu wa Sawuli aramubwira ati ngwino tujye Sawuli ati twajya kwabamenya nta kintu tumushyire urumva ko atari hari mu rusengero ntabwo abantu bajya kwabamenya ntacyo bajyanye rero urumva bamenya kuri uyu munsi wa none niwe witwa umuhanuzi kandi kinagira ngo ntangaze mbwire n'abantu none se ko bafata za miliyoni bakazishyira abapfumu leta rero nitangire yinjire no mu bapfumu yinjire mu bantu bose kuko niba ruko bimeze hari uburyo ariko uburyo nabyumvise n'ibice nka bibiri igice cya mbere ikitemewe kubwira umuntu igiciro cy'amafaranga
nuvuga ngo umuntu atura abikunze abishaka ntabwo umubwira igiciro cy'amafaranga rero aho ngaho Yongwe kwakira ituro arabyemererwa nka pasitoro yimbitswe ubwa mbere yasotse mu itorero rya DPR yimikwa na Bishop Yongwe Constante niwe wamwimitse ku pasitoro yimikanwa na Rugagi umunsi wa none nawe Bishop n'uwo witwa Apotre Ngarambe Aimable hanyuma icyo twemera cyo amaturo ni ikintu cyemewe Apotre Joseph we yarasabye ituro ibintu n'amategeko ya Bobo rero ngo Yongwe muri kubona ku mashusho ni Yongwe ugaragara yambaye ibintu Yongwe usa nkaho ufite icyizere nyuma yo kuburana Yongwe rwose aho reba ni Yongwe muramubona hanyuma rero icyo nababwira Yongwe gusaba amaturo ni pasitoro ubyemererwa yimitswe na Bishop Constantine Mwungeri asohotse mu itorero rya DPR asohokana na Rugagi umunsi wa none n'uwitwa Apotre Ngarambe Aimable yimitswe hamwe y'ahabanya Yongwe no passo de man eri kirenge Yo, fresh mukobwa wanjye. Uriye ku kazi shuri. Uriye mu kanya muri tebu. Yako yemera imyemerera buri wese kwishyura kwizana mu buryo bumwe cyangwa se ubundi kubw'iyo mpamvu rero navuga ngo murumva nkuko mubyumvise Yongwe yafashwe nta bimenyetso biraboneka ariko kandi umushinjacyaha yavuze ati icyaha kigomba gukumirwa kitari cyapa turamutse umenye ko hari umuntu uri bujye kwica umuntu ahantu runaka cyangwa ari butera ahantu runaka ubwo ndimo ndasoma ibyo umushinjacyaha yavuze n'ibyo Yongwe yavuze ndabisoma ati ni ngombwa ko hakumirwa icyaha kitari cyapa rero giye kubw'uyu munsi wa none reka twizere Imana n'ijambo ryayo Apotre Imana Joseph Yongwe twibwira ko iki ni igihe Imana ibishaka ari n'igihe Imana ibishaka kugira ngo imwereke za nshuti yavuga ko afite inshuti imwereke babandi bamwizereragamo abo yizeraga abo yavugaga ati abana abakristo banjye uyu munsi wa none ni bamuhindutse ntabwo rero si igitangaza ko umuntu yaguhinduka mwarasangiye numvise ko hari nabo yagaburiye umugore we yagaburiye abana bahaga amazi bagakaraba bakabasasira bakaryamba uyu munsi wa none batanzemo ibirego bareka Apotre Joseph ibyo rero si igitangaza abantu barahinduka ikidahinduka niba ababishiraga mu majwi yuko nawe uri umwe mu bafungishije Yongwe ababivugaga ni nta waruza inyombya kuyombya kiri gushaka kuba Pastor ku ruhande rumwe mu biganiro bigiye bitandukanye wagaragaye ushakira umwunganizi Apotre Yongwe ndetse watangaje n'amazina ye kari umugore ntabwo nshaka kumusubiramo ariko umunsi twatungwe no kubona Apotre Yongwe yunganirwa n'uri munyamategeko utandukanye n'uwo wavuga ko mwishyuye byagenze bite nibyo koko Apotre Yongwe twarabonanye ndetse niwe wisabiye ko tumushakira umwunganizi by'amategeko cyane ko icyo gihe yarakiri muri station ya Kimihurura yaramaze wari umunsi wa gatatu hari ku wa kabiri icyo gihe zari itariki 3 nyuma yaho rero umwavoka araza baranabonana madamu we yewe madamu we ni nabamuhaye transport nyuma yaho rero haza kuboneka n'abantu babiri uwitwa Rurangirwa Wilson atanga 250 ku mwavoka n'umudamu umwe utuye mu gihugu cya Australia nawe atanga 250 uwo ni umufatanyabikorwa wa Ikaze TV Rwanda channel yacu hanyuma utanga ngahe
ubwo natanze 25 kuko 25 yavuye ku ikaze yavuye ku buryo bw'ikaze TV Rwanda. Yongwe ndamukunda n'umutima wanjye wose, ni umukozi w'Imana. Ngire ngo ikibazo cyaje kuzamo nuko Sarongo yavuganye n'umudamu wa Yongwe. Umudamu wa Yongwe aramubwira ngo yahe Pastor Claude yashyira umwavuka n'igihembo cyavuga. Ibyo rero nibwira ko n'uburenganzira bwabo gushaka undi mwavuka. Icyari ikibazo nuko umwavuka twashatse imbere yari yatangiye akazi yaba tarahembwe afanse arayifite ariko ntiyaburanye none ntibibatungure ntiyaburanye. Murabona ko urubanza ruzasoma kuwa 4 isaha ya saa 10 niko umucamanza bivuze. Ibibatungure rero n'abamwavuka nawe mumubonye mu bujurire. Mu gihe haba habayeho ubujurire n'abamwavuka nawe azaza tuzamwitabaza kandi Yongwe mwifuriza ibyiza. Ntabwo natunga abana be, ntabwo natunga umugore we, kandi mu by'ukuri uwifuriza Yongwe ibyiza nawe azabona ibyiza. Niba hari n'uwo yahemukiye ariko yumve ko igihe nk'iki ntabwo ari igihe cyo kwishimira hejuru y'ibyago by'umugabo ufunze. Udafungwa imbwa ni idafungwa, ariko imbwa nayo bahera y'ubwejuza igapfa. Rero umugabo mbwa aseka imbohe, waseka Yongwe kari kwipingu agaseka Yongwe kafunze yaba ari imbwa, ntaho yabatandukanye n'imbwa. Mu Rwanda ravuze ngo umugabo mbwa aseka imbohe. Wowe wumva byaravuye kugira ngo ushyirwe mu majwi ko nawe uri mu bamugambaniye? Ibyo byose numvise ko icyo natoyemo ngira ngo umudamu we ntabwo yashaka ko umwavoka tumushakye amenya amabanga nkaya yose twumvise. Ngira ngo yari batekereza ko uwo mwavoka yari kujya tubwira amabanga y'uko bimeze, kuko umwavoka iteka ameze nk'umuganga. Umwavoka ntacyo umuhisha, ni nk'uko ujya kwa muganga ukamubwiza ukuri, nta kintu na kimwe umuhisha. Rero nibwira yuko yewe nagiraga ineza, ntabwo nyanzi ko igikuri Imana niyo isoma umutima. Kandi umwavoka ari namushakiye ni umuntu wize ufite amategeko urambyemo, wabaye umucamanza uzi iby'imanza ibintu byose, ariko n'uyu ntabwo twamunenga kuko ntako atagize. Rero byose reka dutegereze kuwa 4 saa 10 tuzamenya ikiva, ariko ashingiye kuvuga umushinjacyaha nta mahirwe 65 bihaye. Ko bizagenda bite? Ko bizagenda bite 65 ko Yongwe azataha buriya yewe maze kuba mu manza nyinshi zitandukanye. Iyo umushinjacyaha ahagurutse agashinja, uwiregura akiregura, umwavoka nawe umwunganizi nawe agahaguruka akavuga, nyuma umushinjacyaha akongera agasaba ijambo, aho hantu haba harimo tera 35% ushatse kuvuga ko Yongwe atazataha. Umwanzuro uzaza ubangamiye inshuti za Yongwe. Ntabwo ndi umucamanza, sindi n'umushinjacyaha, sindi n'umwunganizi mu by'amategeko, ariko icyo nzi cyo abasenga dusengera umukozi w'Imana. Murakoze cyane. Ariko hano turebye ibyo umwunganizi yavuze, abaza ngo nimutubonera umupasiteri wafunzwe cyangwa agakurikiranwa kubera kwaka amaturo byaba ari ikibazo. Mbona aribwo byaba byadutse. Ibi ntibyaduha cyangwa se bwa Yongwe amahirwe yo gufungurwa. Ikibazo gihari ni kimwe, mutandukanye pasiteri, munatandukanye n'umupasiteri wabarigeze gufungwa. Ibya Yongwe hajemo abamuhaye amafaranga ngo bakorerwe indirimbo. Ibya Yongwe hajemo ibya hoteli yo ku Gisenyi, business y'umuntu uri mu Faransa. Ibya Yongwe hajemo amaturo, hajemo ibintu byinshi. Rero niyo mpamvu nababwiye ngo ni ngombwa ko twe dutegereze kuwa 4 turebe icyo ikizavamo. Ariko ku rwanjye ruhande nk'umuntu wagiye nitegereza imanza ashinja byaha, iyo ubonye umushinjacyaha ahagurutse inshuro zingahe ujye umenya ngo hano harimo pasiteri usoma Bibiliya. Iyo usomye mu gitabo cy'abacamanza hari aho usanga uwo bita Manowa wabyaye Samusoni, araho marayika yaje agiye kubaha amasezerano. Noneho umugore wa Manowa ajya kureba Manowa yageze aramubwira ngo uri muntu ki, utuye hehe, ibyo uvuze n'ibibukuri tuzakwiture. Aka kanya ikosa Yongwe yaba afite ko nabonye bashingira kuri Bibiliya, cyane ko nawe rero yizereragamo. Buriya tugendeye kuri ibyo bintu nabo bashimangiye ikosa afite. Bibiliya ikivuga, Bibiliya ivuga ngo mbese ni byiza ko tubabya mu iby'umwuka mwe ntimutubye mu iby'umubiri. Bibiliya ikongera ikanavuga ngo nyamara ndababwira nti ubiba nkeya azasarura bikeya. Abakorinto ba 2:6 umurongo wa Abakorinto ba 2:9-6. Ndababwira nti ubiba nkeya azasarura bikeya. Birashoboka yuko Yongwe rero yababwiraga ati nutanga ituro ritoya umugisha ni mukeya, nutanga ituro rinini umugisha uzamuri. Nibwira ko aho ngaho yahagaze. Abadukurikiye baze no kureba mu gitabo cyo mu kuva mu bice 32 aho Imana yabwiye Mose kuremesha ihema y'Imana no kuva 25 yego rwose. Noneho Imana yamubwira ngo uteranye abantu babwira amateka n'amategeko byanjye, numara kwibabwira uwemezwa